Shalom shalom nshuti zacu, iyi ni KG Divine Corner, tubasuje mu izina rya Yesu, nizere ko mumeze neza, kandi niba utameze neza ufite ikibazo runaka, ni ugusenga no kwihangana, twizeye Imana ko izabikemura. Turabasaba kudukunda, natwe turabakunda, mukore subscribe, share, comment na like. Imana ibaha umugisha mubikora. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ingingo 10 zatuma urukundo rw'abashakanye rwiyongera umunsi ku wundi. Mu bisanzwe urukundo rw'abashakanye ni isoko rikomeye ry'ubuzima bwiza n'imibereho myiza y'urugo. Kugira ngo urukundo rw'abashakanye rwiyongere, ni ngombwa gukomeza kubaka umubano wabo, kwita ku mikorere ya buri munsi, no kugira ibikorwa bigamije gushyigikirana no kumva neza uwo mwashakanye. Reka turebere hamwe ingingo 10 zishobora gufasha urukundo rw'abashakanye kwiyongera. Ingingo ya mbere iravuga ngo ni ukuganira no gusangira ibyiyumvo buri munsi. Ntabwo ari inshuro imwe cyangwa ebyiri, ntabwo ari umwaka umwe cyangwa ibiri, ni buri munsi bw'imibanire yabo. Kuganira ku byiyumvo, ibibazo no ku nzozi zanyu ni ingenzi mu kubaka umubano mwiza. Abashakanye bagomba kubasha gutanga umwanya wo kubwirana ibyo batekereza, ibyo bumva n'ibibazo bafite mu buzima. Iyo mubanye mu buryo bwo kuganira, bigufasha kumva neza ibyo mugenzi wawe akeneye ndetse n'ibyo yifuza mu mubano wanyu. Urugero, gufata akanya umunsi ku wundi mukaganira ku buzima bwanyu, kuri gahunda mufite cyangwa ku bibazo by'imibereho, kugira ngo mwubake kumvikana no kwirinda amakimbirane. Ingingo ya kabiri iragira iti kwita ku bikorwa by'umutima mugenzi wawe. Ibi birimo impano zoroheje, amagambo meza cyangwa ibikorwa byerekana ko wita kuri mugenzi wawe. Ntabwo ari ngombwa ko ari ibintu bihambaye, ahubwo ni uburyo bwo kugaragaza ko wita ku mikorere ya mugenzi wawe. Urugero, gutegura ifunguro ryiza, ubwo ni ku ruhande rw'umugore, uretse ko n'abagabo babikora. Kwandika ubutumwa bw'urukundo, ka message keza rwose, ka I love you n'utundi nk'utwo, cyangwa gutegura umunsi wihariye muri gahunda zanyu za buri munsi. Ukagira umunsi umwe ukawuharira umukunzi wawe, bikaba bizwi. Ibyo nabyo byafasha urukundo rwanyu kwiyongera. Icya gatatu, gufasha no kwizera umukunzi. Gufasha no gushyigikirana n'imbaraga zo kugabanya ibibazo muri gahunda zanyu zose. Kwizera buri umwe mu byo akora bituma habaho ubufatanye bukomeye. Iyo umwe ashatse gukora ikintu cyangwa afite igitekerezo, undi agomba kumushyigikira no kumwereka ko yizewe. Urugero, niba umwe muri mwe afite igitekerezo cyo gutangira umushinga, mugomba kumushyigikira mu buryo bwo kumwereka ko wamushyigikiye mu buryo bwose bushoboka, haba mu bitekerezo, mu mafaranga n'ibindi, ndetse no mu kumusengera. Ibyo bitekerezo byo ukabisengera cyangwa iyo mishinga ye, aba yumva ko umushyigikiye. Reka tugere ku ngingo ya 4, kugira imico yo gushyigikirana mu bihe bitoroshye. Yego, mu bihe by'ibibazo cyangwa ibyago, gushyigikirana ni ingenzi cyane. Urukundo rwiza rutuma abashakanye bashobora kurenga imbogamizi zose, bakaba bashobora kuganira ku buryo bwo gukemura ibibazo no kongera gufashanya. Reka naho turebe urugero, wenda nko mu gihe cy'amakimbirane cyangwa ibibazo mu buzima, gufata umwanya wo kumva mugenzi wawe no gutanga ibitekerezo bizima bituma mwubaka umubano urambye. Reka ntange nk'urundi rugero, nk'umwe akagira ibyago bikamunanira kwiyakira, undi ntagomba kumuca intege amubwira ati se ubundi urarira ngo agaruke. Oya,
ahubwo ugomba kumwegera ukamukansoringa, ukamuha pole, ukamwihanganisha. Ibyo ngibyo byubaka umutima wa mugenzi wawe. Reka tujye ku ngingo ya 5 yatuma urukundo rw'abashakanye rwiyongera. Kwiyubakira umwanya wihariye. Yego, mu buzima bwuzuye akazi n'ibindi bintu bitandukanye byo muri ubu buzima, abashakanye bagomba guhora bafata umwanya wo kuba hamwe no kuganira mu buryo bwihariye. Ibi bituma bahorana urukundo rukomeye kandi bigafasha kubaka umubano wuzuye. Reka mbahe urugero ruto. Gufata umwanya wo kujya hanze cyangwa gukora ibikorwa by'urukundo nk'urukundo rw'abashakanye cyangwa gusohokana. Yego, ibyo byubaka umubano cyane. Reka tujye ku cya 6, kwihanganirana no kubabarirana.